abahagarariye ubuyobozi bw'uru rugo, banyakubahwa abashyitsi bahire, twishimiye kwizihizanya namwe uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire usanzwe wizihizwa tariki 21 Gashyantare buri mwaka, ariko uyu mwaka tukaba tuwijihije kuri iyi tariki kugira ngo tugendane n'urubyiruko rwo muri uru rugo. Twakiriye rero n'abasangwa, abanyeshuri bo muri iki kigo cya Green Hills Academy. Turabashimira ko baje kare batebutse, kandi turizera ko turi bugirane ibiganiro byiza. Mutwemerere rero muri uyu mwanya dutangire gahunda yacu, tubagezeho uko ibirori by'uyu munsi biteye. Nge na mugenzi wanjye tugiye kubagezaho, tugiye gufatanya kuyobora izi gahunda. Turi kumwe na Keza Deborah, umunyeshuri muri uru rugo, afatanyije na Musabeyezu Theogene wo mu nteko y'umuco. Nimutwemere rero tubagezeho gahunda y'ibi birori. Murakoze cyane, nk'uko bivuze tugiye kubagezaho gahunda y'ibi birori. Turabanza n'imbyino yakira abashyitsi y'itorero ry'imbyino gakondo rya Green Hills Academy. Turaza gukurikizaho ijambo ry'ikaze ryakira abashyitsi ry'umuyobozi wo muri Green Hills Academy. Nyuma yaho turakira umuvugo w'umunyeshuri wabaye wa mbere muri kaminuza. Twongeye twakira umuvugo w'umunyeshuri wabaye wa mbere mu mashuri yisumbuye mu nteko y'umuco. Hanyuma turaza gutanga ibihembo ku banyeshuri bo muri kaminuza no mu mashuri yisumbuye bahagarariye abandi. Hanyuma yaho turaza no kureba impano z'abanyeshuri bo muri Green Hills Academy. Hanyuma turakira n'agakino ngaragaza ubumenyi mu Kinyarwanda k'abana n'urubyiruko b'ishuri ry'umuco. Tuze gusozanya ijambo ry'umushyitsi mukuru, hanyuma twongeye gususurutswa n'itorero rya Green Hills n'intore. Murakoze.
ngo kuko amahina niko rwemera kuri nagera ncamare bazaragamba ko ntariteye mu joro makoza ese nyame Nyagahingaruka ngo bageze imashira urakumbura imanzi y'imparirwa semaye ahubwo rero kagira imana mama inkawe kagira imana yego kaye tiriro riro tiriro tiriro uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda nukore kwemana we ruragendwa abahungu ruragendwa abakobwa uzazihe
ureba u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we ruragerwa gatoya. Barakoze iri torero ry'imbyino gakondo ry'uru rugo Green Hills Academy, turabashimiye. Mu mwanya rero tugeze mu mwanya nawo mwiza. Munyemerere muri aka kanya twakira ijambo ry'ikaze ryo kwakira abashyitsi ry'umuyobozi mukuru wa Green Hills. Let's now welcome the head of school, Mr. Daniel Hollinger. Good morning. Welcome. So wonderful to see you all here. Thank you very, very much, everyone, for coming. Distinguished guests, our learners from other schools, from Green Hills, and especially a warm welcome to Honorable Iwachu Julian, who's the Executive Director for Intero and Cultural Promotion at the Ministry of National Unity and Civic Engagement. We're honored to have you here. Here at Green Hills Academy, we are also honored to be hosting this fabulous event, celebrating the mother tongue of Kinyarwanda, and also on this International Day, celebrating the mother tongues of countries, cultures, and peoples all over the world. Sadly, there are a few mother tongues which have gone into extinction because of a lack of use. But here at Green Hills, we are deeply committed to continuing the education and the development and the use of Kinyarwanda as our mother tongue. If I have done my research correctly, it dates back to about the 15th century. 15th century. Would anyone like to correct me on that? That's 6 centuries of use of this wonderful language that I have so far failed to master. Here at Green Hills, we are excited to be committed to the language development of our learners. We are committed to helping all of our learners become at least bilingual, and many of them are trilingual. In English, French, Kinyarwanda, German, Mandarin, all languages that learners have opportunities to learn here at Green Hills. Because we do know that people who are fluent in more than one language have many different advantages in life over those of us who do not have that capacity. We know that they actually have better thinking skills, cognitive skills, problem-solving skills than monolinguals. We also know that their opportunities in life for employment and contributions to the world are enhanced by being fluent in more than one language. So here at GHA, we continue our commitment to Kinyarwanda, not only to Kinyarwanda, but as you saw from these wonderful presentations, performances, to the culture, through dance, drumming, music, learning about the history and the geography of the country. So we celebrate all of that here today. Thank you very much for coming to join us in this wonderful celebration. Have a great day. Tugeze rero muri gahunda yo kumva abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye abambere mu mivugo mu marushanwa yakoreshejwe n'inteko y'umuco. Tugiye kubanza gutumira Irakoze Benita, akaba ari uwo mu ishuri AS Kabirizi Ikarembo muri Ngoma, aze atwumvisha uburyohe bw'ururimi rw'Ikinyarwanda. Benita, igira imbere hanyuma utubwire.
mpawe uyu mwanya ngo nsige nsingize ururimi rw'ikinyarwanda rw'umuhuza w'abanyarwanda binyujije mu gihangano nahimbye cyitwa ururimi rwacu. Umuvugo, ururimi rwacu. Mumpe umwanya ngana inganzo, ntarame ntamba inganzo yanjye, ganze ngana ijambo ryiza, ngana inganzo yanjye ntayigera, ntarame mu kinyarwanda ntindi. Ngarutse ngorora iby'iyi nganzo, ngaruke ku ijambo ikinyarwanda, ikinyarwanda cyacu abanyarwanda, nkivimuzi nkirinde umwanda, kiduhuze twese gihore cyanda. Nsize nsanga intsinzi nyarwanda, nserutse nsingiza ururimi rwacu rw'umuhuza w'abanyarwanda, rukaba isoko y'ubwumvane bwacu, rukadusangiza isano mu Rwanda. Nzanye ibihamya bizira ibihuha, nzanye ibihangano bitari amahomvu, ndasiga ibi kuko mfite impamvu, tudaca umuco wacu ugacika, tugacikamo ibice ku bwacu. Sinca kure ndacaha hafi, ndahamya ubwiza bw'ikinyarwanda, kwa kanyarwanda twe ntiduterwa ngo tuvuge iby'abandi tureke ibyacu, kuko dukunda ururimi rwacu. Ikinyarwanda gifite intero n'inyikirizo, gifitemo ubuhanga bwa gihanga, kibitse igihango kidahanguka, kikaba ingobyi ihetse umuco nyarwanda, kikaba ururimi rw'abanyarwanda. Nkubise akajisho iyo mu mabanga, mu bisiza myiza n'imisozi myiza irutatse, mbona muganira muhuje urugwiro, musangira mudasahinda mu busabane bwa kinyarwanda. Imvugo nziza z'ikinyarwanda, ururimi rwiza rw'ikinyarwanda, umuco mwiza w'abanyarwanda, ururimi igihugu cyiza n'uru Rwanda, iby'iwacu byose biba mu kinyarwanda. Ikesha mvugo ryiza riratunyura, imisango myiza ikaturyohera, mu rurimi rwiza dusangira ijambo, umugeni agatangwa tugatanga inkwano, urugori rugategwa rukaba impano. Dusuhuzanya twifurizanya amashyo, gira inka zirenga magana, gira abana hungu na kobwa, gira amata ahora ku ruhimbi, umunezero ugasakara mu banyarwanda. Abatarama bataramana ibyivugo, mu bigwi byiza n'ibirindiro, amazina y'inka n'amahamba yazo, ibisakuza imigani n'ibisingizo, tugahimba duhimbawe mu bisigo. None amaniga twimye ijambo, abajama batuvanye mu bitaramo, ngiki ikirori kitubujije ibirori, ababebi basimbuye abangavu, abaviye basimbuye abakambwe. None ubwo mpawe umwanya uyu, nemere bipfa mbireba uko nkanuku, kirazira ko hari uwasenya ndeba, simpfa n'ugoreka ikinyarwanda, mfana cyane ugorera ikinyarwanda. Ntugende yisimbuze si ugende, ntararya iheze natararya, ibisobanuro bicyaha ubusobanuro, ntubimbwire itsinde si ubimbwire, umubyeyi we wasimbura umubyeyi we. Duhorana ijabo ndetse n'ijambo, kuko dufite umuhuza uduhuza, ururimi rwiza twatojwe, ururimi rwiza twatoye, ururimi rwacu ntirukazime. Turwanye abashaka kurwanduza, tubacyaheba buri cyuho, tubime icyanzu bahore ku cyavu, iz'amahanga ntizituganze, ikinyarwanda cyacu n'ikiganze. Nitwa Nyirimanzi Dieudonné, niko bavuga neza amazina, ushatse kuyavuga uvuga naho uturuka. Ndi Nyirimanzi ya Kabera ka Gahiga Nkwavu, yarenzaho ya Nikwigize, ya Kiramira cya Mahamba, ndi umusinga umusindagiza bisabo. Hanyuma ndagira ngo mbibwire no mu kivugo cyanjye cy'ubutore, ubundi ndirutinywa ndirutindukana inkubito ndirutaganira kurinda, ningera uvusha kurinda rwa mutagisha ubukombe bivuga imyato, ndi imanzi ikina bakanyurwa se mucyo rudatangwa mu gitaramo, ndi byara byagaza urugamba ngabitaganda rubungira ntambara, ndi inkogoto y'urugi ndakamasa k'amaboko, inkubira kubitanga cinga ipfupfu. Umuvugo witwa ubumwe, umwambaro utatumwaza. Nteruye inganzi zira kuganzwa, ndanyura inyanza ngera ibuganza, ndagera heza mpaca ikibanza, ndafata ifeza ntaretse ibyiza, inkenyeye umwambaro utamwaza. Niwe dukebeza tukaba beza, niwe uduhuza ntihabiheza, niwe udusangiza ibiduhuza, niwe dukesha kuba intaganzwa, niwe musingi isano nziza.
ubumwe umwambaro utatumwaza kuko udufubika tugasusuruka kuko udusangiza akadasohoka kandi ubundi uranadusunika uduha intsinzi idatezuka mvuge mvekera ukiri inkingi dusereka yose insyo zigahoga dusoma intango nta matage dusasa agasuna nta matage dufite isano izira guseswa twaratozwaga iby'ubutore twanaturanaga dutuje twanasangiraga ibisaga twanasengaga iyo y'i Rwanda twarateraga ntiduterwe baradutaha baradutanya bavuga mungu baratumunga bagira itorero rya gihanga bararihangura ngo iryo si ngombwa bahanga ishuri baduhitushe baduha amoko ajya mu ibuku batwa abatutsi bahutu ngibyo baba batwanduje umururumba abana barwo barya bacuranwa ubwo ubumwe bwacu barabusesa bacura inkumbi havuga impundu baca gucunda haza kwica baca uwo mwami ajyanwa ishyanga tuba ibicibwa mu rugo rwacu baca uwo mwenda ubura agaciro kirazira zacu bazica hirya kiliziya yabo birazikuye ubwo umuco wacu barawucurika icumu ririca habaho incike icuraburindi ricura iwacu isano yacu iseswa ndeba isoko nziza isibwa mu isayi isura yarwo isigwa amaraso isi ikabireba itwisekera iminsi igwira insirira ariyo iz'amarere zifata intwari zo ziratwaza ngo zitabare ziciye ishyamba mu kuva ishyanga na rudasumbwa ari ku isonga niko guhosha iyo jenoside nibwo bamwe birukaga bahunga ntibahezwa ubwo barataha n'ingabo zose ahita zivanga ni nako ku ngabo banyarwanda n'ubu u Rwanda ni nta mwanda nta rutoto ubu turatuje nta uteraganwa mu rwacu nta guturana mu matiku nubwo rwitwa ngo ni ruto ruzaduhaza kuko rutoshye nta ukomera nk'uwakomeretse twebwe tuzi uko byagenze tuzabitoza abato bavutse tuta ubumwe bwacu ntibugacuyuke umwenda ucuyutse uhita unacika nta guheranwa n'ibyabaye duhamye isano y'ubunyarwanda kuko tuvuka kuri gihanga n'uwaza ashaka ibyo kudutanya naduciryera buraho ahera bamwe b'impehe bab'imahanga bavuza urwamo rubiba urwango bagakoresha imwe mu miryango bashakashaka ibyo badushinja uwo mushiha nubashiremo ubumwe umwenda utatumwaza uguma uba umwambaro twikwiza uhora usukuye uzira ikizinga umwana uvutse azawuhasanga u Rwanda rwande rutandara abantu bajyaga bibaza ndetse bamwe bakigeza na kure bavuga ko ngo ikinyarwanda nta bantu bakikimenya ngo nta bakizi neza nk'abakera ubu uyu musore wo muri kaminuza koko yakibogora ubu twamenya ko ari mu biki gihe aho ntitwakeka ko ari Sekarama wagarutse turamushimiye nimureke dukomeze gahunda ndeke Keza Debora adutumirire abakurikiyeho mu kudususurutsa hanyuma dukomeze turyoherwe n'uyu munsi. Keza, murakoze cyane. Muri aka kanya tugiye kwakira impano z'abanyeshuri bo muri Green Hills Academy. Turahera muri primaire mu mashuri abanza.
mwaramutseho neza. Nitwa Banene Massimo Rolanda, niga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Nitwa Janati Mugeni Laure, mu wa 5 mu mashuri abanza. Nitwa Linka Semwaga, niga mu wa 2 w'amashuri abanza. Nitwa Rwakubwimana Gabe, niga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Nitwa Ishimwe PCMA, niga mu wa 1 mu mashuri abanza. Nitwa Joanna Mugishangabo, niga mu wa 5 mu mashuri abanza. Nitwa Shejangabo Elia, niga mu wa 3 y'amashuri abanza. Nitwa Petra Kesharukundo, nkiga mu mwaka wa 5 mu mashuri abanza. Ururimi kavukire. Bana nshuti zacu, nimwigire hino tuganire umuco wacu, twungurane ibitekerezo ku rurimi rwacu, ari rwo dukesha kuba Abanyarwanda. Hato tutazisama twasandaye, tukisanga ururimi rwacu rukendereye rugacika nka za nyamaswa zashize ku isi. Indimi zose ni nziza, Ikinyarwanda kikarusha. Nimuze turusigasire, nituvuga iz'amahanga tuzivuge, nitugera ku Kinyarwanda ari cyo rurimi kavukire, twirinde kugitokoza tukivangamo n'izindi. Bityo rero nibavuga iniforme yacu ni green and white, bavuga impuzankano yacu ni umweru n'icyatsi. Nibavuga muri classe yacu harimo laptops, bavuga mu shuri ryacu hari mudasobwa. Nibavuga niga muri deuxième année, bavuga niga mu wa 2 w'amashuri abanza. Nibavuga munize dictionnaire, bavuga munize nkoranyamagambo. Nibavuga ngo mumpe permission yo kujya muri washroom, bavuga mu ruhushya rwo kujya mu bwiherero. Nibavuga mama yagiye gushopinga, bavuga mama yagiye guhaha. Nibavuga dadi yagiye kwa shangazi, bavuga data yagiye kwa masenge. Nibavuga ejo nza celebra anniversaire yanjye, bavuga ejo nzizihiza isabukuru yanjye. Ururimi rwacu ruraduhuza, kuruvangira n'ukurutokoza, nimureke turusigasire, twe gutema ishami ry'igiti twicariye. Murakoze. Abana baturyohereje ibirori turabashimye. Hari abandi bana nabo bavuze bati abasizi batambutse ariko ntawe uduhiga. Dutumiye itsinda rya Green Hills Academy, naryo ngo bariya bahise ntabyo bazi, bagiye kuza batwereke. Karibu, turabatumiye, ni muzi. Bagiye kutugezaho umuvugo. Kaze. Turi itsinda ry'abanyeshuri bo mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye cya mbere, aricyo twege twita middle school. Ubu tugiye kubagezaho umuvugo, ukaba witwa
komeza uduhuze rurimi rwacu. Reka nterure mvuge ndangurure ntage nataraka, nshima Imana y'u Rwanda, nterure nshima kandi nishimye, ndata ikinyarwanda ururimi rwanjye. Umva nanjye ngo rwanjye ahubwo rwacu, komeza uduhuze ururimi rwacu. Ururimi ruduhuza, ururimi rwuje umwimerere, ururimi rwuje ubudasa, ururimi ruhiga izindi, ururimi ndangamuco, ikinyarwanda. Komeza uduhuze ururimi rwacu. Mu rurimi rw'ikinyarwanda abasizi bagasiga ibisigo, ababyeyi bakaririmbira ibihozo, impanuro zigatangwa, byagera mu misigo bikaba agahebuzo, Rwanda nzinza bikaba uko, komeza uduhuze rurimi rwacu. Ikinyarwanda rurimi nkunda, nzakuvuga ntavumvura, wowe soko yisanzuriye nyabwunzu, ukaba ishyimbo ishyigikira intwari, tukabana tudatatirana ituze, ikinyarwanda uragahoraho, komeza uduhuze rurimi rwacu. Uzumva iyo dusabana dusangira, twungurana ibitekerezo ndemyamuntu, ikinyarwanda utubera inzira, tugafutura ubutumwa dutanga, maze tugasagwa n'ibyishimo, komeza uduhuze rurimi rwacu. Erega si ibyo gusa, uzi iyo ndeba bato bizihiwe baterura mu kinyarwanda, baririmba uturirimbo tubahoza, bamwenyura bikiriza icyarimwe bati kabeho Rwanda utubyaye, komeza uduhuze ururimi rwacu. Nkomeje inganzo bwakwira bugacya, kuko ibyo dukesha biruta isanzure, ukaba igicumbi cy'inganzo nzira gakama, nyemerera ngo uzigame subike inganzo, maze nawe ukomeze uduhuze rurimi rwacu. Rurimi rwacu dukunda, nzagusigasira ubudahwema, nkurindi nzaduka zikuvangira, maze urambe bizira gusa, komeza uduhuze ururimi rwacu. Murakoze. Aba basizi bo muri uru rugo rujya gutoranywa, ubanza bari bararebye ziriya mpano zose, kuko twari kuba ducitswe na byinshi iyo tutaza ku munsi nk'uyu, tutumva ibintu biryoshye nka biriya by'abana b'uru rugo. Keza Munyemere rero muri aka kanya nk'uko twabivuze, turi kuva mu birori dusubira mu bindi, tugiye kwakira agakino k'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Murakoze. Mwaramutse mwese abari hano, turongera kubaha ikaze mu rugo rwacu rwa Green Hills Academy. Uyu munsi umwaka w'amashuri wisumbuye wa gatatu twabateguriye umukino witwa akamaro k'ururimi kavukire. Murakoze. Bari kuganira ibyo bakoze uwo munsi, bumvise umuntu akomanda. Mama, uwo ni ukomanda? Yewe mwana we, reka nje kureba. Yewe ni wowe? Yego ye, ni nje. Muraho neza. Amakuru ni meza. Karibu ni muze. Muraho namwe? Muraho. Yo, tesi borakuze. Muraho. Toma reka tusubiza abashyitsi. Karibu. Ngaho mwicaye. Toma. Murakoze. Nimuze tujye gusuhuza abashyitsi. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Abana barakuze. Dore nguyu wari. Muraho. Shangazi. Muraho neza. Sinakubwiye ko ari inyogosenge. Komera amaso. Barakuze. Muraho neza. Murakoze cyane. Muraho. Amashongore. Mwarakuze. Mana yanjye. Toma, kutakira abashyitsi. Ko ari umutobe gusa. Abari bubazanira. Abana be mwicaye aha ngaha, tubaza kuganira mu kanya. Bazanire Toma. Kire, nawe ugagize. Urakoze. Mwari mumeze mutese? Bite byawe? Muraho neza? Se ko batadusuhuza? Abana nta muco. Meze neza. Ko mutadusuhuza? Bro, there's no Wi-Fi here.
ariko mara ya ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? What is the password? What is the password to the Wi-Fi? Ibyo ni ibiki bari kuvuga? Baravuze ngo aha hantu harahumura neza cyane. Burya se? Cyane. Ese murakoze cyane. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Bavuze ngo umuriro washize. Ese waje kukireba? Jana sharije ujye kubacomekera. Tubaheruka mukiri batoya, buse muratwibuka? What? Tubaheruka mukiri batoya cyane. Oh, your mom is pregnant. Nibyo ndi kuvuga. With twins, nuko mukiri batoya. With twins. With twins. Nibyo ngibyo. Wow. Mwatumenye turi babandi rero. Gana ni mutubwire. None se tubakiriza iki? What? Tubakiriza iki? Oh, we want Pepsi and KFC. Pegisi. Jya kuzana kiriya gikoma kiri mu gikoni ubazane. Se burya? Nibyo bavuze. Ihuta ahubwo inyota itabira. Gira vuba. Bahe. Muryoherwe. What is this? Bavuze ngo iki? Bavuze ngo birayigoshe cyane. Aho yaje kubazana ya myumbati twasize mu gikoni. Bashaka icyo kurisha? Kanze bazane. Bazanire. We can't drink this. What is this? What? I can't. What? Drink. Sha. Ture tubafashije hano. Kurya. Eat. Munda. Even has ants. Shyiraho bya bishyimbo we niko babakira. Ngo ntabwo bashaka kurya byumye. Ngo shyiraho bya bishyimbo we. Kambihutire. Ihute. Zana ibyo bishyimbo. Zana. Muri kubona? Muyigesha apeti muryoherwe. Karyoshye. We can't eat this. What is this? Do. Food. We can't eat this. Munda. And food. Abana nta muco. Kamamagare mamayi wanjye. Mamayi we. Karame mwana wa. Bwira nkubwiye, bwira tuvuganeho gato. Habaye iki? Mama, bariya abana twabahaye ibyo kurya bari kubimena. Nta kintu tutabahaye. Niko mukosi we wize. Sinakubwiye ko ari abanyamerika. Ariko se ko numva mutongana byagenze biti? Ntabwo mushana natwe kudusangiza tukabasha kumenya ibyo muri kuvuga. Umva rero Jani nkubwira, abana bawe nta muco. Twabahaye imyumbati bayanze. Twabahaye umutobe bawuciri. Ubu bareze. Ndekera abana reka nje kubavugisha bindekera. Shaka nje kubyira ndikubona mwabyanze. Ngwino ndabareze. Ndabareze zimfasha. Hi mom. Hi girls, they told me you're behaving bad. What is wrong with you? Mom, this place is no good. But this is your culture. What do you mean? You're all Rwandans. What do you mean? You should respect the culture of where you've gone and adapt to the culture, please. But we don't know anything about our culture. Have you What seen do you the mean? food they give us? I'm Poison. talking, please. I'm talking. I've told you should adapt to the culture which you found in a place. And plus, this is your auntie's place. You can't just disrespect them like that. Please. I said behave or else everything will be confiscated. When can we go? So I've also decided that you're staying here for 3 days because I'm going to be dealing with some family issues. 3 days? I said what? 3 days, and that's it, period. Yeah, I can stay here for 3 days. Let's just... None se Jean byagenze bita. Abana banjye nabavugishije kandi baraza kwitwara neza tuvuganye ko bagiye kumara aha ngaha iminsi 3 kandi bagomba kwigishwa na babyara babo. Byara babo babigisha ururimi basi tuzagira icyo dusubire bazi icyo gukora mu Kinyarwanda. Umva Kire, genda ubasasire wa musambi ubahe n'agashuka ko kwiyoro. Bararara. Bararara. Tubaye abanyamugihe. Ntabwo badukira. Toma ngwino tubasasire. Ngaho rero. Sleeping.
Sweep. How are we supposed to fit on Yo this muri bed? Amerika Kuryama. Is this a biragenda bed? pe ibintu biri kugenda neza rwose. Sweeping. Sweep. We can't sleep here. Sweep. Mama, abana banze kuryama. Then the dad goes. Ariko niko tese twabahaye agasambi keza do hano ni kuryama. You want us to sleep here? To bed, to sleep. Okay. So hano, to sleep. Abana ba. Okay, let's just sleep. Buse barara. Ngo ni abanyamerika. Twe tugiye mu gikoni twebwe. ngaho ntitugiye kuryama dore burije. bukeye bwaho Kirere. Kare mama. Nzanira cya gikombe dushyiremo igikoma cy'abashyitsi. Banguke. Ngibi. Toma. Karame. Kanze mbitiye. Mukanguke. Don't touch me. Je. Kurikiyemera. Food. God, my back hurts. Nimwicare. Karibu. Oya nimwicare aho ngaho. Gutera umugongo mama. Nimwakire. Dore mwana naruzi. Ibyo biryo byo muri za Amerika ngo bateka niba ari amaguru y'inkoko niba dore byabona mwakire munywe. Murabona tudafite akaboko twebwe. Murabona ukuntu twakibye dore ni munywe. Not again. You know what? Let's just drink it for the sake. It's actually very good. Yeah, it's actually sweet. Wow. Mwakire bya bijuma murisha. Konde base mwakimaze. Mwagikunze. Mwasanze ari bagikunze ndi kubona bakinyweye bakimaze. Reka tubongere. Tubongere. Do you want more? What? Do you want more? Yes, please. Ubona bazava babyibushye sha. Reka mba nagitetse neza. Ndi baragwinje. You see, it's good, right? This is too good. What is this called? It's called porridge. Igikoma. 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 Ijakoma. Igikoma. Igikoma. Oh, igikoma. Yes. Mwahaze. Agatabo rero. Muze tugende tujye ku muganuro. Muze tugendere batwatinze. Mama nose twe turasigara hano. Mubaganirize, mubigisha umuco wacu, mubereke ukuntu u Rwanda ari rwiza. N'ukuntu batwiriyeho. Ntacyo. Nose mama ubu turabashobora noneho. Bahita badutuka mu cya kirimi cy'iwawe. Yesu. Toma, reka tubigishe kubara. Kubara? Mwicare. Tubigishe kubara. Mwicare. Muzi kubara. 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6. Murabizi? Murabizi? Sigisi murabizi? Zenkwere. Sigisi. Ya. Katugiye kubara. Rimwe, giye kuvuga mu nsubiremo. Muri kunyumva? Rimwe. 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 Kabiri. Dore hano mbiborohereza. Uri kubona kino kijumba. Kiri ikijumba kimwe.
kandi mwana bitaye n'ukuntu biryoha cy'ikijumba kimwe ibi ngibi ni bingahe ibi ni ibijumba bibiri good bibiri ibijumba ibijumba bibiri mwone muri kubona turabigishije ahubwo se mama ye ntabwo arataha ababyeyi baragaruka bavuye mu Hey girls, how are you? Hi mom. You all are doing good? Mwicare, I hope you mwicare, got mwicare. something. If you go back, you all are going to tell me what you learned. Are you sure you guys learned something? Yes. Did you guys have nice times? Yes. babikunze cyane mwize nk'aba we nimureba rero ururimi rwacu Kavukire tugomba kurusigasira u Rwanda rwacu ni rwiza murakoze imyaka tumaze liyeje abiwacu muraho turakumva hobe 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 abiwacu muraho hobe 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 abiwacu muraho imyaka tumaze Bruxelles turakumbuye cyane hobe 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 abiwacu muraho hobe 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 nzira neza amakuru murakoze uyu ninde mwamumenye Jimmy namuzi ni umwana wa Karori musaza wawe. ubwo se mupfana iki Sema kuzino. ariko ababyeyi bacu ntibatubwiye ko tugomba kwitoza kuvuga ikinyarwanda. nibyo koko baraba muye mukunda ururimi rwacu niko gaciro kacu. ngaho Kareme bibwire bamenye isano mufitanye. nitwa Karemera ndi umwana wa Karori ubwo ndi umubyara wanyu. Ese Karori afite umwana ugana utya ubwo ufite imyaka ingahe? Ese utuye? Ndumva munkeneye kumenya byinshi reka mbibabwire. Nitwa Karemera mfite imyaka 12 ndi mwa gatandatu w'amashuri abanza mba mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo. Nakereka mbibwire Jimfura y'umurango abangaba n'ababyeyi banje data na mama uyu nguyu n'umuramana wanje Nael n'uyu nguyu n'umushiki wanje. Murakoze. tumenye ikinyarwanda ururimi rwacu ruduhuza ururimi rwacu n'agaciro kacu. Murakoze cyane. tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugenda paradiso ku isi yose we tuzarwubaka Rwanda rwa Gasabo we tuzarwubaka tuzarwubaka siporo yose we tuzarwubaka imiyoborere myiza we tuzarwubaka
murakaza neza. munyemerere rero muri aka kanya twakira ijambo ry'umushyitsi mukuru. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa umuyobozi w'urugo rwatwakiriye Green Hills, intebe y'inteko, abayobozi b'inzego n'ibigo bya leta bitandukanye muri hano mu byubahiro byanyu, banyakubahwa mwese, ababyeyi n'abarezi, ndetse by'umwihariko n'urubyiruko, abana bacu, yaba ari abo muri uru rugo rwatwakiriye, abaturutse mu ishuri ry'umuco rya Liège n'abandi bese muri hano, ndagira ngo mbanze mbifurize mwese abari hano umunsi mwiza w'ururimi kavukire. Nishimiye kubasuhuza mu izina rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu
by'umwihariko mu izina rya minisitiri utashoboye kuboneka kubera izindi nshingano yagize uyu munsi, ariko wifuje kwifatanya namwe kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire, umunsi mwiza twasusurukijweho n'abana bacu, bakatwibutsa atari gusa akamaro k'ururimi kavukire, ahubwo bakatwibutsa ibikubiye mu muco wacu. Mbonereho rero kuri uyu munsi nk'uko byavuzwe, twizihiza ubundi ku itariki 21 Gashyantare buri mwaka ku isi yose. Mu Rwanda ukaba wizihijwe kuri itariki ya 28 Gashyantare kugira ngo uhuzwe n'ibirori byiza byose mwabonye. Uyu mwaka ufite umwihariko, uyu munsi tuwizihiza buri mwaka, ariko ibirori by'uyu munsi birihariye. Ndashimira cyane urugo rwatwakiriye, umuyobozi mukuru wa Green Hills n'abandi bose mukorana, buryo mwatwakiriye neza, itorero ryanyu mu byiciro binyuranye, uhereye ku bato kugera ku bakuru badususurukije, itorero y'inkera y'abato. Ndashimira cyane imbyino nziza n'impano z'ubuhanzi mu Kinyarwanda mwatugaragarije, byatunejeje twese abitabiriye uyu munsi. Ndacagushimira by'umwihariko abanyeshuri batsinze amarushanwa, Iradukunda Benita na musaza we Nyirimanzi Dieudonné, batugejejeho ibihangano byuje impanuro birimo ubuhanga, bitadutoza Ikinyarwanda gusa, ahubwo bitutoza n'indangagaciro zikubiye mu muco wacu. Turashimira abateguye amarushanwa, ariko tugashimira by'umwihariko abayitabiriye bose. Uyu munsi baserukiwe na Iradukunda na Dieudonné mu mashuri atandukanye baturukamo, imiryango itandukanye bavutsemo, barererwamo. Bigaragara ko batozwa byinshi, batozwa ubumenyi, batozwa ubuhanga, batibagiwe Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire n'umuco wacu. Ntabwo kandi nabura gushimira by'umwihariko abana b'Abanyarwanda bo mu ishuri ry'umuco ryaturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Uko u Rwanda rwandiriyo, Ikinyarwanda n'umuco bijyana narwo. Turashimira cyane aba bana, tugashimira ababyeyi babo, tugashimira abatoza n'uwo ari we wese wagize uruhare mu gutoza aba bana no kubafasha kuza kwifatanya natwe kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Tugarutse ku munsi nyirizina waduhuje uyu munsi, kwizihiza umunsi w'ururimi kavukire n'ubutumwa bujyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti tumenye Ikinyarwanda, ururimi rwacu ruduhuza. Ni insanganyamatsiko idukangurira twese, abato n'abakuru, bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kuruha umwanya w'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kazi dukora, mu burezi ndetse no mu burere duha abana bacu mu muryango. Ngira ngo mwabibonye mu gakino twakiniwe ku rurimi rwacu, atari igikoresho cyo gutumanaho gusa, ahubwo byerekana n'uburere duha abana bacu. Mwabonye aho ababyara badashobora kumvikana kubera ikibazo cy'ururimi. Mwabonye ko n'imico itandukanye, aho tuzimana imyumbati n'ibishyimbo n'ibindi duhinga, abana bakadusaba ibyo bamenyereye, KFC. Ntabwo twarenganya abana, nta nubwo twarenganya ababyeyi cyane, kuko u Rwanda rwaragutse, rwaranze, aho turi tubana n'imico n'indimi z'amahanga dukwiye nazo kumenya. Ariko uko byagenda kose dukwiye guha umwanya ukwiriye ururimi rwacu mu mibereho yacu ya buri munsi. Uyu mwaka ibikorwa byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire wabereye muri iri shuri rya Green Hills Academy, nk'ikigo gifite umwihariko wo kuba ari ikigo mpuzamahanga gifite abanyeshuri n'abarimu b'Abanyarwanda n'abanyamahanga na porogaramu mpuzamahanga
ariko bakaba banafite amasomo yigisha abanyeshuri babo ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ntekereza ko abenshi bari batarahura n'abana barerwa muri urugo bashobora gutekereza ko bafite ubumenyi n'ubuhanga mu bumenyi butandukanye bahabwa, ariko batandukanye n'ikinyarwanda. Ariko icyatugaragariye siko bimeze. Biga porogaramu mpuzamahanga, bigishwa n'abarimu cyangwa batozwa n'abarezi barimo abanyarwanda n'abanyamahanga, ariko isano dusangiye iteka ururimi rwacu n'umuco babiha umwanya ukwiriye. Twaba dushimira Green Hills, ubuyobozi bwayo, abarezi n'abana bose barererwa muri urugo, turabashimiye. Ikigamijwe ni ubukangurambaga mu mashuri afite porogaramu mpuzamahanga. Murabizi ntabwo ari Green Hills gusa dufite ifite porogaramu mpuzamahanga. Dufite amashuri agenda yiyongera hirya no hino kandi yigamwe abana bacu. Muri izo gahunda mpuzamahanga rero tukwiye gushaka umwanya wo gukundisha urubyiruko kurushaho ururimi kavukire no kurufasha kurumenya neza, guteza imbere umuco nyarwanda muri ayo mashuri muri rusange. Bikaba bimwe mu ntego tugomba gushyiraho imbaraga. Hari abashinzwe uburezi by'umwihariko turi kumwe nabo hano, ndibaza ko urugero rwa Green Hills rwadufasha no mu yandi mashuri mpuzamahanga. Minubumwe nka minisiteri ifite umuco harimo no guteza imbere ururimi rwacu kavukire mu nshingano, irabizeza ubufatanye muri gahunda zo gutoza abanyeshuri ikinyarwanda n'umuco ibinyujije mu nteko y'umuco. Birumvikana, ariko igihe twumvaga ibihangano by'aba bana batsinze amarushanwa twasanze ari n'imfashanyigisho, kuko Minubumwe dufite n'inshingano yo gukomeza gutoza abanyarwanda indangagaciro z'umuco wacu, amateka, cyane cyane no kugaruka ku bumwe bw'abanyarwanda. Imfashanyigisho ya Ruta iya Dieudonné yatugejejeho uyu munsi banza tudafite nyinshi. Nkumva rero uyu munsi watubereye umwihariko, kuko twabonye ko dufite abarimu, dufite abatoza beza mu rubyiruko bafite ibihangano bidutoza ikinyarwanda, ariko nanone bitwibutsa inshingano dufite zo kubungabunga ubumwe bwacu, zo kutibagirwa amateka twahizemo twanyuzemo, ariko no kudaheranwa nayo. Dieudonné rwose wakoze cyane ku gihangano cyiza. Imbaraga z'ikinyarwanda nk'ururimi kavukire rukungahaye harimo no kuba rwambuka imipaka. Ntabwo abavuga ikinyarwanda uretse tw'abanyarwanda, harimo n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hirya no hino. Rufite rero amateka n'amategeko, ni ururimi rw'igihugu, rukaba ururimi rw'ubutegetsi, hamwe n'icyongereza, igifaransa n'igiswahili nk'uko biri mu mategeko yacu. Ikinyarwanda bukiri hose muri byose, kiri mu bukungu, kiri muri politike, kiri mu butabera, kiri mu burezi, kiri mu buvuzi, mu bushakashatsi, mu buhanzi, mu itangazamakuru, mu itumanaho, mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkiri ahangaha ndagira ngo mbonereho ubwo twizihiza uyu munsi w'ururimi kavukire nk'ubutumwa abantu twese dufite aho duhurira n'abanyarwanda, tubaha serivisi, tubafasha ku byo baza badukeneyeho. Ururimi rumwe rushobora gutuma ukora ubucuruzi ukaba wizeye neza ko nta munyarwanda uheje, umuto cyangwa umukuru, ni ikinyarwanda. Hari ubwo usanga inyandiko dukoresha, itumanaho dukora, n'ibindi byose dukoresha mu kumenyekanisha ibyo dukora, twibagirwa kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se twanarukoresha rimwe na rimwe tugakoresha amagambo atariyo. Inteko y'ururimi, inteko y'umuco ifite inshingano zo kudufasha kubona amagambo mashya ajyanye n'ibishya biza kubera iterambere. Ariko hari n'ubwo dukoresha nabi ikinyarwanda atari uko twabuze amagambo akwiriye. Ndagira ngo rero kuri uyu munsi twikebuke, twongere twisuzume,
turebe neza niba yaba ari mu buyobozi, mu burezi, mu byiciro bitandukanye, mu bikorera, duha koko umwanya ukwiriye ikinyarwanda mu byo dukora, tukazirikana ko abo dukorera, abakiriya bacu, abatugana, harimo umubare munini w'abanyarwanda bumva, bavuga kandi bandika neza ikinyarwanda, natwe dukeneye kwitaho. Turakangurira by'umwihariko urubyiruko kumenya ikinyarwanda neza. Nta ntwari zabaye intwari mu ndimi zitari iz'ibihugu byabo. Ntabwo umunyarwanda yaba intwari mu Gishinwa, ntiyaba intwari mu Cyarabu, Igifaransa, Icyongereza n'izindi ndimi. Dukwiye kuzirikana ko ubutwari bwacu buzashingira kubo turi bo, turi Abanyarwanda. Ntabwo mu Rwanda tuzagera ku muvuduko twifuza mu zindi ndimi tutaramenya neza ikinyarwanda. Abana babitubwiye, babitugaragarije, buriya n'abavugaga mu kinyarwanda bagerageza gutanga ubutumwa, bavuga ikinyarwanda cyiza ariko bazi n'izindi ndimi z'amahanga. Aba bana baje hano bavuga mu buryo budasobwa, badasobanya ikinyarwanda, buri babwiye ngo bavuge mu Cyongereza babivuga neza cyane, bivuze mu Gifaransa babivuga neza cyane, nk'uko umuyobozi w'urugo yabitubwiye, harimo n'abavuga Ikidage n'izindi ndimi, ariko ikinyarwanda kikaba ikibanza. Indimi z'amahanga rero nazo ni ngombwa, nk'uko nari maze kubivuga, dukwiye kuzimenya kandi tukazimenya neza, kuko nizo zituma duhaha, ariko ikinyarwanda nicyo kiduha agaciro, ubudasa n'ubumwe bwacu. Ni ukuvuga ngo ikinyarwanda ntabwo ari igikoresho cyo gutumanaho, ntabwo ari ururimi dutuma duhaha, birenze ibyo, ni rwo ruduhuza, ni rwo rubumbatiye umuco, ni rwo rubumbatiye indangagaciro n'ibindi bitugira Abanyarwanda. Abahanga mu burezi no mu kwigisha indimi kimwe na UNESCO bahamya ko iyo umwana yamaze kumenya neza ururimi kavukire rwe byoroha kwiga indimi z'amahanga. Bagahamya kandi ko ubumenyi n'ubuhanga byizwe mu rurimi kavukire ari bwo bwumvikana neza kandi nta ngorane ku muntu ubwiga. Ikinyarwanda rero ni umuyoboro w'uburezi n'uburere, kuko ari irembo ryinjiriramo ubumenyi, ikoranabuhanga, ubuhanzi, rikaba irembo ry'iterambere mu buryo bwihuse. Niyo mpamvu uburere mu muryango mu kinyarwanda ari ngombwa. Babyeyi, tuzirikane ko iby'ibanze, uburere bw'ibanze umwana abubona mu muryango. Ntabwo tuzategereza ko abarezi ba Green Hills aribo badutoreza abana ikinyarwanda. Ntabwo tuzategereza ko aribo babaduhera indangagaciro z'ibanze. Ku kigero gitandukanye cy'imyaka uko turera abana, hari ibyo dukwiye kubatoza. Hanyuma umuryango n'ishuri tukuzuzanya mu guha abana uburere n'ubumenyi bikwiriye. Mu gusoza, banyakubahwa mwese bashyitsi bahire, kugira ngo turusheho kumenya neza ururimi kavukire rw'ikinyarwanda no kugira ngo rurusheho kudushyikiriza ubumenyi bunyuranye, rukeneye ko hakorwa ubushakashatsi butuma rujyana n'igihe. Nk'uko nari nabivuze, hari ibishya yaba ari mu bumenyi n'ikoranabuhanga bigenda biza, bikeneye ko tubigirira amagambo n'ibisobanuro bihamye mu kinyarwanda. Tugomba kwigishwa no gukoreshwa mu buryo bwose burimo n'ikoranabuhanga. Muri ibi bihe by'iterambere ryihuta, ni ngombwa gukora ibishoboka byose rukinjizwa mu ikoranabuhanga. Aba bana baturutse mu gihugu cy'Ububiligi ntabwo buri munsi bazaza mu ishuri i Kigali, ariko dushobora kwifashisha ikoranabuhanga, yaba ari bo n'abandi bari hirya no hino ku isi bashaka kwiga ikinyarwanda bakakiga bifashishije ikoranabuhanga. Ni inshingano zacu rero, ni inshingano zacu, yaba ari Minubumwe, Inteko y'Umuco, Minisiteri y'Uburezi n'abandi, gukora ubwo bushakashatsi no gutuma ibyabuvuyemo bishyirwa kuri iryo koranabuhanga kugira ngo byorohere
umunyarwanda aho ari hose ndetse n'umunyamahanga wifuza kumenya ikinyarwanda kukiga. Leta izakomeza gahunda yo kurengera ikinyarwanda no kugiteza imbere, igena amabwiriza n'imirongo migari birurinda, inashyigikira ibikorwa byose birukungahaza n'ibiruboneza. Nkaba mboneyeho rero gusaba abanyarwanda twese, yaba ari abitabiriye uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire n'abandi bari hirya no hino, kurushaho kwihugura mu kinyarwanda no kukiboneza mu mvugo no mu nyandiko, kukigisha neza no kugitoza abakiri bato. Ndasaba kandi ko ikinyarwanda gihabwa umwanya w'ibanze mu byo dukora kugira ngo rushobore gukomeza gufasha abantu gushyikirana mu ngeri zose z'ubuzima. Mu gusoza iri jambo, nongeye kubashimira mwese abitabiriye iyi gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Shimira cyane abateguye uyu munsi, ishuri urugo rwatwakiriye, inteko y'umuco, urubyiruko dususurukije mu bihangano n'imbyino nziza, namwe mwese mwitabiriye uyu munsi. By'umwihariko ngira nti iri shuri ko risanzwe ritegura n'ubundi ibikorwa binyuranye biteza imbere umuco n'ururimi rwacu, bizabe koko intero n'inyikirizo mu mashuri yose arerera iki gihugu, y'abari afite gahunda mpuzamahanga nka Green Hills twajemo uyu munsi, n'andi yigisha gahunda isanzwe. Ururimi kavukire, ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ruhabwe umwanya ukwiriye muri gahunda zose, by'umwihariko mu burezi. Murakoze mwese, mbifurije kugira umunsi mwiza. And she was advising us to really love our language and use it wherever we go. And as you all know, today is International Mother Tongue Day, so we should always love our mother tongue, speak it everywhere. We can use it in, in our daily activities, and also how different institutions should promote this. And we should also put our language first. We can still know our language and also know other languages, but firstly, we need to first know our language because it's really important. And she also talked about how it helps us in our values and people will know who we are, because yes, we speak other languages, but what will people know from us? So if we speak in Rwanda, they'll see that we're proud. So you should always be proud of your language and use it wherever you are. And the youth, she's telling the youth, please know other languages, but please, please, and please love your culture first. I mean your language first. Thank you so much. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo nsaba umushyitsi mukuru aze kutwemerera iminota 3, aze kuduhembera nyirimanzi n'abana bicaranye. Ari ibihembo arabashyikiriza hamwe n'abayobozi bari kumwe, hamwe na intebe y'inteko, barazana n'umukuru wa NESA aratwemerera, intumwa ya REP n'intumwa y'umujyi wa Kigali. Baze badushimirira aba bana hano imbere. Welcome. Udutumire rero duhamagare abana batsinze kugira ngo babashimire. Tugiye guhera ku banyeshuri bo muri kaminuza. Dutumiye Nyirimanzi Dieudonné wabaye wa mbere mu marushanwa y'imivugo, aze bamushyikirize ikimenyetso cy'uko rwose yabaye wa mbere. Umushyitsi mukuru yamudushimirira. Umushyitsi mukuru. Turatumira Pascal yaje, Bonte Pascal, ngo aze nawe bamushyikirize ikimenyetso. Urinihe. This certificate will be given by the head of school.
barakoze. Dutumiye nanone Irambona Germain, tugasaba intebe y'inteko ko yamushyikiriza ikimenyetso cy'uko yatsinze aya marushanwa. Intebe y'inteko mu mudushimirire. Murakoze. Turahamagara abana mu mashuri yisumbuye Irakoze Benita, tugiye gusaba umuyobozi wa NESA ko adufasha kumushimira. Umuyobozi wa NESA dutumiye Kamikazi Karine, arashimirwa n'intumwa ya REB Kamikazi Karine. Barakoze intumwa ya REB. Dutumiye kandi Hategekimana Yves ugiye gushimirwa n'umujyi wa Kigali. Turabashimiye abayobozi. Dusabe abana bose baze bifotozanye ifoto y'urwibutso n'abayobozi. Mwese mwifotozanye n'abayobozi kugira ngo muzajye mubyibuka. Turashimira ko abantu bagize ubwitonzi n'ubupfura buranga umunyarwanda, ibirori byacu bikagenda neza. Mbere y'uko Keza atubwira igikurikiyeho dusoza, nagira ngo ntange itangazo. Nyuma y'ibyo Keza ari butubwire, abana b'ishuri Umuco bari busohoke hariya hanze, barasanga abantu bahabakirira. Hanyuma abandi bashyitsi barimo hano baje muri uru rugo, barimo n'abashyitsi bakuru, barihangana ngo iminota 2 uru rugo hari icyo rugiye kubabwirira hano, ntago nkizi, bihangane. Hanyuma natwe turaba twegeranya ibintu twakoresheje hano. Murakoze. Ibirori byacu koko bigira umusozo uryoshye. Green Hills muri hafi baje, ndababona rwose, turabategereje. Museruke.